Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabasuhuje bakundwa bene data, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Umutima wanjye uguwe neza, nshimye Imana, nshyize izina ryayo hejuru kubw'uburinzi bwayo bukomeye bwakomeje kubana nanjye, bukabana n'umuryango wanjye, ndetse bukabana natwe twese muri uyu murimo Imana yaduhamagariye gukora. Muri iki gikorwa tubamo cya Saveur Divine. Ndagushimira Imana wowe unyumva kubw'ubuzima bwawe, wowe ukurikirana iki kiganiro buri munsi ukagitega amatwi. Ndashima Imana ku bwawe kandi Imana iguha umugisha. Ndashima Imana ku bwawe wowe ugisengera, wowe ugitera inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Mureke dufatikanye gushima Imana yabanye natwe kugera uyu munsi tugihumeka, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Yego, muri kino cyumweru turimo turavuga ku ngororano z'abanesheje. Yego nibyo, abazanesha bazahabwa ingororano. Iyo dusomye mu gitabo cy'ibyahishuwe tubonamo ijambo riza risubiramo kenshi rivuga ngo unesha azabona ibi, unesha bizagenda gutya, unesha. Turimo turavuga ku ngororano z'abanesheje. Rero narije kukubwira jyewe ngo unesha azahabwa kwicarana na Yesu ku ntebe ye y'ubwami. Haleluya. Unesha azicarana na Yesu ku ntebe y'ubwami. Ni Yesu ubwe wabivuze abibwira Yohana ubwo yari ari ku kirwa cy'Ipatimo, ari kumuha inzandiko azashyira amatorero 7. Hanyuma mu rwandiko rwandikiwe itorero ry'i Laodikiya niho Yesu yabwiye Yohana, aramubwira ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe y'ubwami. Narinje kukubwira ngo nunesha uzahabwa kwicarana na Yesu ku ntebe ye y'ubwami, cyangwa uzicarana na Yesu ku ntebe ye y'ubwami. Haleluya. Nkuko nawe yanesheje akicarana na Data ku ntebe y'ubwami. Imana ishimwe. Mureke dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice ni 3. Turasoma umurongo wawo 21 gusa. Handitswe ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nkuko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Haleluya. Aya magambo ni Yesu wayavuze ayabwira Yohana, amutuma kuri iri torero rya Laodikiya. Muzasome hejuru muri ibyo bice 3 nkuko twabivuze uhereye ku murongo wa 14. Yesu yahaye Yohana ubutumwa yagombaga gushyira iryo torero. Ntabwo ndi bubivuge, ariko ageze ku murongo wa 20 aravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Akurikizaho aha tumaze kuvuga ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nkuko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Imana ishimwe. Turabizi ko Yesu yaranesheje. Yesu yanesheje urupfu, Yesu yanesheje Satani,
Yesu yanesheje kuzimu, yaranesheje yicaye iburyo bw'Imana adusabira. Rero yaratubwiye mu ijambo ry'Imana, aravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mu rugo rwa data hariyo amazu menshi, iyaba adahari mba mbibabwiye. Ngiye kubategurira ahanyu, aho ndi namwe muzabeyo. Haleluya. Yesu ari mu ijuru kuko yanesheje, akicara ku ntebe y'ubwami, yicaranye na data ku ntebe y'ubwami. Kubera iki? Yarabitsindiye, yarabineshereje, yaranesheje. Yanesheje urupfu, yanesheje Satani, yanesheje kuzimu. Haleluya. Yesu yaranesheje, ndetse natwe aratuneshereza. Yesu yaratsinze natwe kugira ngo adutsindishirize. Hanyuma arazamuka yicaye mu ijuru iburyo bw'Imana data, yicaranye nawe kuko yanesheje ku ntebe y'ubwami. Haleluya. Yesu yaranesheje. Kuba Yesu yicaye mu ijuru ntabwo ari ibikino, ntibyavuye ku busa, nuko yanesheje. Ijambo riratubwiye ngo nawe nunesha, Yesu azaguha kwicarana nawe, cyangwa uzicarana nawe nk'uko nawe yanesheje, data akamwicaranya nawe ku ntebe y'ubwami. Imana ishimwe. Imana iradusaba kunesha, Imana irashaka ko tunesha. Yesu arashaka ko tunesha. Mbese turanesha iki? Yesu arashaka ko tunesha iki? Muri iyi si duca mu kaga, mu bibazo n'ibigeragezo. Turasana n'abanzi batatu. Uwa mbere, turasana n'isi, tukarasana na Satani, tukarasana n'umubiri. Abo banzi uko ari batatu turwana nabo uko bwije nuko bukeye, ariko Yesu arashaka ko turwana tunesha. Haleluya. Yesu arashaka ko turwana tujya imbere, turwane tujya imbere, dukomeze tugende, twe kugira ubwoba, twe gutinya, twe gutinyishwa n'ibigeragezo, twe gutinyishwa n'ibyo ducamo ngo duhereze umwanzi bitugu. Oya, Yesu arashaka ko turwana tujya imbere, tukarwana tunesha, tukarwana n'isi tukayinesha, tukanesha isi, tukanesha umubiri, tukanesha Satani. Bakundwa bene data, umubiri ni umwanzi. Uyu mubiri twambaye ni umwanzi, ni umwanzi. Njyewe ubwanjye uri kuvugana namwe ntandukanye n'uyu mubiri. Uyu mubiri umwuka wanjye ukoreramo urandushya, tukawukarabya, tukawusiga, tukawambika, tukawukorera byose, ariko uzabora. Rero Bibiliya igitubwira ngo ntiduhe urwaho imibiri yacu ngo kugira ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Bibiliya ikongera ikatubwira ngo nitubibira mu mubiri tuzasarura kubora. Reka umubiri we kudutegeka, reka twumvire umwuka wera, nibwo tutazakora ibyo kamere cyangwa imibiri yacu irarikira. Yesu arashaka ko tunesha umubiri. Yesu arashaka ko tunesha isi. Hanyuma Yesu agiye kujya mu ijuru yaradusengeye. Uzabisome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu bice byaho 17. Hariho isengesho Yesu yasengeye abazamwizera n'abazabakomokaho. Rero muri byinshi yadusengeye, yaradusabiye ngo kuri data, abwira data ngo nyamuneka data ubarinde umubi. Haleluya. Yesu mbere yuko ajya mu ijuru yaradusengeye, abwira data ngo aturinde umubi. Mana data wa twese iraturwanirira kugira ngo tuneshe umubi, kugira ngo tuneshe Satani, ariko umubiri turarwana nawo. Yesu ntiyigeze adusengera ngo tuzaneshe umubiri. Yesu ntiyigeze adusengera ngo tuzaneshe isi. Nubwo ari abanzi turwana nabo, dukwiye kurwana, tugafightinga, tukarwana
tukinginga Imana nyine ngo idutabare. Ariko icyo Yesu yadusengeyeho ni ukugira ngo Imana iturinde umubi, Imana iturinde Satani, kuko ntabwo twamushobora n'umwanzi mubi. Ariko ubwo Yesu yamunesheje natwe azatuneshereza. Bakundwa bene data rero, turwane tujya imbere. Bibiliya iratubwiye ngo unesha akanesha isi, akanesha Satani, akanesha umubiri, abo banze uko ari batatu, ngo azicarana na Yesu ku ntebe ye y'ubwami, ngo nk'uko nawe yayicayeho, yicaranye na Data kubera ko yanesheje. Mu nkundire turangirize mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice byaho 5, dusome n'umurongo wa 23. Handitswe ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Haleluya. Umurongo wa 24 uravuga ngo ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Turwane tujya imbere, dusabe Imana inkomezi, dusabe Yesu atuneshereze. Yesu azi kubabazwa icyo ari cyo, Yesu azi gutotezwa icyo ari cyo. Uyu mwanzi turwana witwa Satani, Yesu arazi uburyo Satani yamugerageje cyane ubugira gatatu, ariko Yesu aramunesha, akazajya amuneshesha. Ngo handitswe ngo mukundwa mwene data, ufite ijambo ry'Imana muri wowe ryo kuneshesha, niyo nkota turwanisha. Turwanisha ijambo ry'Imana. Yesu yagiye abwira Satani ngo shi Satani, handitswe ngo maze Satani aratsindwa aragenda. Ariko biri gitubwira ngo yamuteze ikindi gihe. Iyo dutsinze none Satani ntahwema, ntajya ananirwa. Hari mwene data ukunda kuvuga ngo il est tellement têtu, ntananirwa, buracyakongera akagaruka. Ariko bakundwa bene data, dukomeze turwane tujya imbere. Yesu wamunesheje arahari, natwe azatuneshereza. Nunesha rero, Yesu azaguha kwicarana nawe ku ntebe y'ubwami, kuko nawe yanesheje akayicazwaho nuko yanesheje. Imana y'amahoro nibaha umugisha mu izina rya Yesu.